mwanguriye iyi shapure ko naburaye nkaba ngiye kongera kuburara, ndabinginze. Umukobwa yarahindukiye ahita abona umukobwa uri kugurisha ishapure. Umukobwa nuko asa, ahita arira cyane mu maso, ari nako avuza induru. Uwo bari kumwe uri muri telefone yibaza ibibaye, ahita afata sheri we, atubaye iki baby, atubaye iki, bigenze bite? Ati bwira uwo muntu ave mu idirishya avane iyo shapure aho ngaho, ntabwo nshaka kuyibona. Ati si shapure ikubayeho iki, bigenze bite, ishapure itwaye iki? Umukobwa ati nta kindi nshaka kubona. Ati mva aho ngaho gende, ati va aho ngaho gende, ave mu idirishya agende. Ari nako sheri wiwe amubwira uti va aho ngaho gende. Uyu nawe aramubwira uti ati wapi, ati nimwigure kuri makeya, ati naburaye kandi ngiye no kubwirirwa. Ati rwose umukobwa yabonye batari kumwumva, arambura ukuboko ahita afata amafaranga yari ari mu modoka yabo bagombaga kujya gukonsoma, bari bagiye gusohoka bagiye kuryoshya. Mana nyagasani, kurikira niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ukore subscribe, ukore na like, ubundi ukomeze udushyigikire. Uraza kuryoherwa, uraza kumenya impamvu bisemo iyi filime. Umukobwa yarirukanse, umusore amwirukaho, aramubwira uti mpereza amafaranga yanjye wa gakobwa we, cyangwa mpite nkukubita none ahangaha nkwice. Umukobwa yarayamushubije ati njyewe unyumve neza, ntabwo nshaka kukwiba, nta nubwo ari byo ngamije, gusa icyo nshaka ni ugusevinga life yawe. Ati uyu mukobwa aramubwira uti icyo nshaka ni ugusevinga life yawe. Aramubwira ati se bigenze bite? Ati bigenze bite? Yamubwiye ati uriya muntu muri kumwe hariya si umuntu, ni umuzimu, ni ghost, ni umuzimu, urarya uri menge, ntabwo ari umuntu. Ati uriya ni sheri wanjye w'ahazaza, turi hafi gukora ubukwe, ati twe tugiye gusohoka, none nawe uraza ukanyiba amafaranga unyibeshyeshyaho ubusa. Uyu nawe yaramubwiye ati ceceka aho ngaho, winyita umujura, ntabwo ngamije kukwiba, ati amafaranga yawe ndayaguhaye, ati ariko hari ikintu kimwe nshaka kukwisabira, rwose uriya muntu muri kumwe ntabwo ari umuntu, ni sekibi, ntabwo akwifuriza ibyiza. Ati icyo nagombaga kukubwira, nkoze ubushoboka byose kugira ngo nkukure mu modoka uze ubashe kuba nakubwira. Ati ndaje mwereka ishapure, nkimubona isura yiwe ihita ihinduka. Uyu nawe arambwira ati ubundi uratekereza neza, ati ubwenge bwawe burakora ku buryo umbonera ibyo ntabasha kubona, ati uriya ni umukunzi wanjye tumaranye igihe kinini, ugize umuntu udatekereza ku buryo umbwira ko nkundana na sekibi. Ati si ibyo ngibyo ubonye, ati niba urambiye iyo shapure yawe akayibona, kuki ngiye ntabibonye, kuki ahise anyihishaho akambwira? Ati ahubwo ushobora kuba ari ikintu mukubise akaba atashaka kukubona, cyangwa mukaba muziranye, cyangwa abakobwa turabazi mugira imijinya, mugira n'ifuha, wasanga warankunze. Uyu nawe aramubwira ati wapi, ati rwose ntabwo nagukunze nta naho nkuzi, ati ariko icyo ugomba kumenya, iyi shapure niyo irabasha kuba yagukiza, nubasha kuba wakumva ibyo nkubwira, urabasha kuba wagira ute, wakira. Ati mbabarira wambare iyi shapure, ati niwo murinzi wawe kuko uri kumwe na sekibi. Ati iyi shapure, ati niyo yagukiza amage yose ugomba kuba waga mu manga cyangwa ibyo bakwifuriza. Ati uriya mukobwa, ati ntabwo akwifuriza ibintu byiza. Uyu mugabo nawe aramubwira ati uriya niwe mugore wanjye w'ahazaza, ati wimbwira kuntu atanyifuriza ibyiza, ibintu mbwira, ati ni gute nakwizera? Ati nakwizera gute, nibwo bwa mbere nkubonye, kandi uriya tumaranye igihe kinini gishoboka, none wowe nkubonye aribwo bwa mbere, nizere ko ibyo umbwira gute kandi ntakwizeye? Ati ngiye sinkwizeye, ati nta nubwo nyapfa kwizera umuntu wese mbonye, gusa nawe ari wowe wabitekerezaho. Uyu nawe arakomeza amubwira uti ati ahubwo wowe, ati niba ushaka amafaranga, ati ngewe reka nyaguhe, ati nimara kuyaguha, niba ari n'ikibazo ufite ubashe kuba wagikemura, ubundi ubuzima bwawe bukomeze. Aramubwira uti ati mugabo, ati nta mafaranga yawe nshaka, ati icyo nshaka ni uko ubuzima bwawe busagamba, ukagira ubuzima buzima, ukareka kuroha ubuzima bwawe mu manga. Atakira iyi shapure, uyifate uyijyane, nurangiza uyirambure, uyimwereke gutya mu maso, ibyo uri bubashe kubona nibyo biraza guhamya yuko ugomba kunyizera, kandi ibyo biraza guhamya
guhamya yuko uwo ukundana nawe ari umuzimu, ashaka ubuzima bwawe, ashaka imitungo yawe, ashaka roho yawe. Ati njye nta mafaranga yawe nshaka. Ese biragenda bite? Ese arabyemera uyu musore? Umukobwa yakomeje kugenda amusobanurira ati njyewe nyine ntaho nkuzi, ati nta nubwo wakanyizeye, ati ariko kuri iyi nshuro mbasha kunyizera. Uyu nawe aracyagoba rwose, aracyavuga avuga uti sheri wanjye ari hehe, agiye hehe, bigenze bite? Uyu mugabo nawe atangira kuvuga avugishwa ati njyewe, ati sinjya mpfa kwizera abantu, gusa ibi bintu sinzi ukuntu nabifata, sinzi no kuntu nabisobanura wa mukobwa we. Ati sinzi impamvu uri kumpereza iyi shapure. Ati impamvu yonyine akagombye kwizera ibyo nkubwira, ati nuko wakabikoze ukagerageza. Ati njyewe, ati ndaje mbikore, ati nimara kubikora bikanga bigahomba, ati ndaza kugukubita, ati kandi ndaza kukubabaza, ati cyangwa mpite nkugonga ubuzima bwawe nawe mbwangize kuko unyiciye umwanya wawe. Ati ntabwo nakabaye mpagaze ahangaha, ati nakabaye nageze ahantu kure, nageze iyo ngiye, kandi urabizi neza igihe nta mafaranga. Ati rwose ubutaha ujye ukina n'abo mugomba kuba mwakina, n'abo mugomba kuba muri mu kigero kimwe, kuko abantu benshi ntabwo bakunda akavuyo nk'aka ngaka wa mukobwa we. Dore kuntu usa, uranuka ibibazo, nta kintu kizima cyaguturukaho nakwizeza cyangwa se nakwizeraho. Ubwo rero niyo mpamvu ntuzongere gukinisha umuntu wese ubonye, kuko njye nakabaye nkugiriye nabi ubuzima bwawe ukabasha kuba wabushyira mu manga. Akira ibintu byawe, akira, ntabwo nshobora kuba nagira ute nabyemera. Umukobwa arakomeza arahatana, aramubwira ati yifate, ni iyawe, ubu nibwo burinzi bwawe, genda uyikore nk'uko mbikubwiye, uyifate uyimwereke mu maso ibyo uri bubone. Imana irabigukijije, kandi ibyo nkubwira nta kiguzi nkwatse, nta n'amafaranga yawe nshaka. Umugabo arakomeza aramubwira uti, ati njye wa mukobwa we, ati njye ntabwo nakwizera, ahubwo wowe atari wowe muzimu, wowe usa utyo, umeze utyo, ahubwo ni wowe muzimu, urashaka kuntwara umukunzi wanjye. Uyu nawe ati njyewe, ati nifitiye umukunzi, ati njyewe ndi umugore wubatse, ati ntabwo nkushaka wa mugabo we, ati njyewe, ati mfite uwanjye. Uyu nawe rwose umusore biramucanga cyane. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe waracikanwe rwose, yikora ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Umusore yakomeje kutsimbarara, ariko amubwira uti, ati wa mwana w'umukobwa we, niba uri n'umugore, ati ntabwo mbizi ibigiye kukubaho muri aka kanya, ati ngiye kukwereka isomo, ati ngiye kukwereka yuko ngiye nta muntu uginisha, ati kandi nugerageza kwirukanka ndahita nkugonga ako gatwe kawe, ndahita nkajanjagura, noneho ubone yuko ibyo nkubwira ngiye nta muntu ujya unyinisha. Ati ngiye mu buzima bwanjye bwa buri munsi kora ibintu byanjye ku murongo, kandi ntabwo njya nkunda abantu bamenyera. Bise birarangira bite? Afashe ya shapure, gusa twebwe twabyiboneye rwose n'amaso yacu, ahubwo abantu benshi bemera babonye. Uyu nawe aracyahamagara ati baby, aturi hehe ko atinze? Sheri wiwe yaraje, icyo atazi ni uko rwose Imana ishaka kuba yatabara uno muhungu. Ese birarangira bite? Kurikira intambwe ku yindi, ukore like and share comment ku nshuti zawe, ubundi uraza kuba wasobanukirwa. Uyu nawe yatangiye kwivumbura ati sheri, ati nanga kuntu ugenda ugatinda. Uyu nawe aramubwira uti baby hangane, ati uriya ni umutindi, ati nagombaga kumufasha, ati naye ndimo mutuka muhereza ikosora, ati rwose nta kindi kintu, nta n'undi mutima mubi utagira ngo rwose, ati sinkukunda, ati urabizi ndagukunda, gusa ka kaboko karimo ishapure yagashyize hasi rwose arayipfumbatiza neza, ntabwo ari kubasha kuba yabona. Umukobwa aramubwira uti, ati njyewe nanga abantu batagira gahunda. Ese ko ngiye kubana nawe, ubu nzabana nawe utagira gahunda ubuzima bwawe bwose, ikije cyose ugenda, ikije cyose ugenda? Sheri we araseka cyane, aramubwira ati sheri, ati umugabo agira utuntu twinshi
menshi, ariko reka nze nkwereke akantu k'impano nkuzaniye ubundi kugira ngo ubashe kuba wanyurwa. Uyu nawe yahise akuraho telefone nanga ibyo bintu byawe ubu ndatisha uba ushaka kunzanaho uduhenda abana no kuntu umaze kumbabaza. Mana nyagasani, ese biraza kugenda bite? Noneho ndaje nguha impano nkuzaniye. Noneho arangije ayikurayo nk'uko wa mukobwa yabimubwiye, arangije aramubwira iri impano nakuzaniye. Mu maso yiwe iyo ugaragaje yuko ishapure mu maso, ahita azana irasura ikanganye cyane y'umudayimoni, nawe noneho abashije kuba yabyibonera. Ni nk'uko hari aho rwose ujya gusenga umuntu afite abadayimoni, wamukozaho Bibiliya ubuzima rwose bukanga, abadayimoni bagahunga. Nuko byagenze. Wa mukobwa yagiye yumva umusore avugije induru, ari nako aza yirukanga avuga ntabara ndakwinginze, ibyo mbonye noneho ni agahomamunwa. Mana nyagasani, yaje yirukanga ava mu modoka arahita arirukanka hagu mu buzima rwose, ari nako avuga umutima wanjye wari ugiye kumvamo, umutima wanjye ugiye kumvamo ibintu mbonye n'amaso yanjye ntago nakagombye kubibona. Kuki bimeze bitya? Ntago nabyumvaga. Mukobwa mwiza, ndakwinginze umbabarire, umbabarire rwose, nagusuzuguye nkubwira nabi ngutuka ibitutsi byinshi, ariko ibyo wambwiraga byose ni ukuri. Ndayifashe ndirayirambura gutya mu maso yiwe nk'uko ubimbwiye, arangije mpita mbona igisura gikanganye cyane kivamo n'amaraso. Ngiye kubona mbona yise yirukanka, mbona buri wirengero, aragenda amera nka Nyiramurigita, aba aragiye. Ariko nari nabikubwiye, nari nabikubwiye, nubwo wabanje kwanga kunyumva, rwose nabikubwiye, gusa ujye wumva neza, umuntu wese utazi ntabwo ari ngombwa kumwizera, ariko ntabwo ari na ngombwa guhakana ibyo akubwira, ushyiramo mu nyurabwenge nawe ukumva. Ubu nawe ubashije kuba wabona ibyo nakwibwiriraga. Ni bya bindi bajya bavuga rwose, ujye wubaha umuntu wese ubonye kandi umwubahe, kandi wubahe ibyo akubwira, gusa nawe ushyiremo ubwenge nk'umwana w'umuntu. Gusa ubutabazi naho butaba, Imana nta hantu itagukura, nta naho itagushyira. Mana nyagasani, umugabo yakomeje kubwira umugore, uyu mugore rwose amubwira urakoze kuntabara, sinzi ikintu nakora, uriya twari tumaranye imyaka 2, twagombaga gushyingiranwa mu gihe gito cyane, ariko urakoze cyane, ishapure yawe ikoze akazi cyane rwose. Ari nako amubwira iyi shapure se igura ngahe byibuze kugira ngo nanjye nzayigure? Uyu nawe aramubwira ntabwo rwose igura amafaranga makeya, kandi yitware izakubera umurinzi, ujye uyambara usingize Uwiteka, usingize Imana, aba ari iguha uburinzi buhoraho, kuko ibi bintu byose ntago wabivamo udafite umurinzi, udafite Imana nyamana ibashe kuba yakurengera. Umugore yaramubwiye wa mugabo we, mwa basore mwe uri mwiza, kandi n'abasore bagenzi bawe, ujye ubasha gusenga, wambara ishapure, usome ijambo ry'Imana, wakira umwami Yesu n'umukiza, rwose bizakunda. Hoya, inzira zose ngenda, aho mva n'aho njya, ngiye kugerageza gushyira ibintu byanjye ku murongo, kugira ngo Uwiteka Imana niyunge nawe, andinde abakobwa nk'aba b'abazimu. Ntago wakumva ukuntu nakundanye nawe igihe cyose kinini ameze kuriya, narindi mu buyobe, urakoze cyane kubuje ukantabara, rwose nta kibazo, iyo shapure wowe yifate, ujye uyambara, kandi ugende uyimanike mu nzu iwawe, ugire iyo ugendana n'iyo umanika mu cyumba uraramo, kugira ngo abadayimoni bose bazahunga, kandi Imana izaguhishurira abantu ba nyabo mu buzima bwawe uzajya ucamo umunsi ku munsi. Yaramubwiye ambara ishapure uyitware, ndayiguhaye, niwo murinzi wawe, no mu cyumba cyawe ujye uyimanikamo, ujye uyivuga, ari nako rwose avuga urakoze cyane, Imana iguha umugisha, ubuzima bwanjye urabutabaye, no kubwiye nabi atari kumbabarire. Uyu nawe akamubwira nta kibazo, nakubabariye mu izina rya Yesu, mu izina rwose rya Yesu nakubabariye. Iyi shapure ikubere urugero rwiza yuko utagomba kujya kure y'Uwiteka
Imana iragukeneye kandi gukeneyeho byinshi cyane rwose. Umusore yaramwenyuye mu bwoba bwinshi cyane, ari nako rwose uyu nawe amubwira ati misiyo yanjye irarangiye, ati ubu ndayishoje rwose, njyewe ndigendeye, gusa wakira umwami n'umukiza aragukeneye. Uyu muhungu nawe yarebaga hirya ku ruhande aho avuye, ese akavuga uti ese mukurikire nsubire mu modoka nkora iki? Umusore yabuze icyo akora, gusa bamuhaye uburinzi, ati iyi shapure nizajya ikurinda, ati kandi ujye usengera abantu bose mugiye gukundana, mugiye guhura nabo, ubuzima bwawe buzagenda neza. Tubabwira ngo filime yacu nuko igenze, mwizere umwami n'umukiza aratabara mu izina rya Yesu Kristo.